mateka y'u Rwanda hari ibihe bimwe na bimwe bihindura icyerekezo cy'igihugu maze kigahinduka burundu. Kimwe muri ibyo bihe bihindura icyerekezo cy'igihugu ni ihirikwa ryabereye ku Rucunshu mu 1896. Iryo si ihirika risanzwe ry'ubutegetsi ryari igikorwa gikomeye cyane cyahinduye amateka, imigenzo n'imiterere y'ubwami bw'u Rwanda. Gusa hagati y'ibi byose hagaragaramo izina rikomeye cyane ryahoze yitwa Kanjogera. Uyu mugore ntiyari umugabekazi usanzwe, yari umunyapolitiki uzi kureba kure kandi wari ufite icyerekezo kandi ufata ibyemezo bikomeye hatitaye ku ngaruka bibuze guteza. Uyu we yireberaga ku hazaza h'umuryango we ndetse n'iby'ingoma ye gusa, ibindi byose akabitera umugongo. Mu mwaka w'1895 urupfu rwa Rwabugiri rwateje ikibazo gikomeye cyane. Uyu Rwabugiri yari umwami ukomeye waguye imbibi z'u Rwanda kandi arushaho kurwubaka ruba igihugu gikomeye mu karere kose. Uyu Rwabugiri mbere y'uko apfa cyangwa atanga mu Kinyarwanda yari yarahisemo umuntu ugomba kuzamusimbura igihe azaba atakiri ku ngoma nk'uko mu muco nyarwanda byari byarahoze. Uwo bari baratoranije iki gihe wagombaga kumusimbura ni Mibambwe IV Rutarindwa. Nyuma y'uko uyu mwami amaze kwitaba Imana, Mibambwe IV Rutarindwa yimye ingoma nk'uko byari bisanzwe mu migenzo ya Kinyarwanda. Uwo Kanjogera twigeze gukomozaho agirwa nyina w'agateganyo w'umwami Rutarindwa kubera ko nyina we atarakiri ku isi nawe yari amaze kwitaba Imana. Gusa icyababaje abantu nyuma y'iyi gahunda yose yabaye bisa naho yakozwe mu mutuzo rwose, hari ikintu kinini cyari kibyimbye cyagombaga guturika nyuma gato. Uyu Kanjogera yari afite umwana w'umuhungu witwaga Musinga Yuhi V. Uyu yabonaga ko ingoma ya Rutarindwa ishobora kuzimya neza burundu amahirwe y'uyu mwana we. Ntago rero yigeze ategereza ko ibi bintu byamurwanya. Yatangiye gushyira abavandimwe be cyane cyane Kabare na Ruhinankiko mu myanya ikomeye cyane ya gisirikare n'ubuyobozi. Ibi byatumye agenda buhoro buhoro yigarurira ubuyobozi bw'ingabo z'inzego zifata ibyemezo. Yubakiye ubutegetsi ku muryango we maze atuma ingoma iba mu maboko yabo yizeraga kurusha abandi, hari we muryango we nyine. Mu 1896 ibintu byafashe indi ntera. I Rucunshu habaye igikorwa cya gisirikare cyari cyateguwe neza cyane. Muri iki gihe ingoro ya Rutarindwa yararashwe iratwikwa, ivumbi riratumuka. Nyuma yo gutwikwa kw'iyi ngoro hakurikiyeho imvururu zatumye n'uyu Rutarindwa ahita hasiga ubuzima. Ibyo biturika cyangwa ibyo bisasu byaturutse ku burakari gusa, cyari igikorwa cyari cyarateguwe neza kugira ngo ingoma ya Rutarindwa izabashe kurimburwa. Nyuma y'icyo gihe kandi Rutarindwa amaze kwitaba iyo mu ijuru, uyu musore Musinga yahise yimikwa. Abantu benshi b'ibwami bari basanzwe bafite ijambo rikomeye mu yimikwa ry'umwami, bashyizweho igitutu bategekwa ko bagomba kwimika uyu Musinga akiri muto cyane kandi akajya ku butegetsi cyangwa se akajya ku bwami. Gusa mu muco wa Kinyarwanda kera umwami niwe wahitagamo uzamusimbura igihe yabaga akiriho. Iryo banga biru bakaribika ku buryo rizagumamo bakazarimena ari uko umwami yatanze, maze bagahita bashyiraho wa wundi ugomba kumusimbura. Rwabugiri yari yarahisemo Rutarindwa kagomba kuzamusimbura, ariko Kanjogera yahinduye uwo murongo ahitamo ko Musinga wiwe hari ugomba kumusimbura nyuma y'urupfu rwa Rutarindwa. Yatsimbaraye ku burenganzira bw'amaraso, yemeza ko umwana we Musinga ari we ufite uburenganzira busesuye bwo kuba yategeka. Kuva icyo gihe ibi byahinduye imyumvire y'ubutegetsi, maze ubutegetsi butangira gutegekwa cyane n'umuryango umwe. Igihe Musinga yimaga, Abadage bari batangiye kugera mu Rwanda mu rwego rw'icyamateka yise Scramble for Africa. Kanjogera ntago yigeze ababona nk'abanzi, ahubwo yababonye nk'amahirwe abonye, ahita atangira no gukorana nabo, maze nabo bamufasha guhosha abantu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwe cyangwa se ingoma nshya. Iyo mikoranire yakomeje gufasha Musinga gukomeza gutegeka nubwo igitutu cy'imbere mu gihugu cyari kimuriho, ariko arabikora. Muri iki gihe Kanjogera yakomeje gusobanukirwa ko ubutegetsi budashobora kubaho igihe budafite ubukungu. Yifashishije itangwa ry'inka n'ubutaka. Aha kandi ashimira abamushyigikiye bose ku mugambi wo guhirika ku butegetsi uwari umwami, maze ubundi abataravugaga rumwe nawe abigizayo. Ibi byatumye abatware n'abakuru bo mu nzego z'ibanze bumva bose bashaka kuba hafi y'ingoma kandi bakayumvira. Maze muri iki gihe ubutegetsi buhinduka urwego rufite imizi mu bukungu bw'igihugu. Mu gihe ubutegetsi bwari bwiganjemo abagabo n'abarwanyi, Kanjogera yagaragaje ko umwanya w'umugabekazi ushobora kuba isoko y'imbaraga zikomeye no kurusha iz'umwami. Muri iki gihe kandi yerekanye ko politike idashingiye ku gitsina runaka, ahubwo ishingiye ku bushobozi, imbaraga ndetse n'ubushake umuntu wese yaba afite. Ihirikwa rya Rucunshu ryahinduye imiterere y'ubwami bw'u Rwanda. Ubutegetsi bwashyizwe ku murongo umwe kandi buguma bukomeye haba mu gihe cy'Abadage ndetse n'Ababiligi. Nubwo ubu buryo bwakoreshejwe bwari bukakaye kandi bukaba bwarateje amaraso, ariko impinduka zabwo zabaye impinduka ziramba mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru ya Kanjogera ni inkuru y'ubushishozi, amayeri, imbaraga ndetse n'icyemezo. Ni inkuru yerekana uko amateka n'imigenzo bishobora guhindurwa n'ufite ubushake bwo kubikora. Ihirikwa rya Rucunshu
ntiryari impanuka y'amateka, ryari igikorwa cyateguwe neza cyahinduye icyerekezo cy'igihugu. Uyu munsi iyo dushuje amaso inyuma tubona ko ihirikwa rya Rucunshu ari kimwe mu gikorwa gikomeye cyane kandi kibumbatiye amateka y'u Rwanda. Ni igice cyuzuyemo amasomo ku buyobozi, ku mbaraga za politike no ku ngaruka z'ibyemezo bikomeye bishobora gufatwa mu gihe runaka. Ni amateka twigisha ko ubutegetsi bushobora kubakwa ku musingi w'amategeko, ariko nanone bukubakwa ku bushake bw'umuntu umwe ufite icyemezo gikomeye. Reka mbashimire mwabashije gukurikira kino kiganiro kivuga kuri coup d'etat yabereye ku Rucunshu. Nge nitwa Radu. Imana ibahe umugisha niba mwakanze like mugakora subscribe kuri uyu muyoboro. Tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.